ikibazo urimo humura uzagisohokamo amahoro mu izina rya Yesu. We bana n'Imana gusa. Kora navuze ngo tugirane ubushuti n'Imana. Ikibazo urimo cyose uko cyaba kingana kose hungira kuwiteka. Rozine ngewe na Dina mbese higura imihigo yawe ngo kuko umunyakibi yatsembweho. Imana nishimye atazongera kunyura iwawe ukundi. Amen. Haleluya. Amen. Maze iminsi ubona abantu bakwitegeye, ubona ibigeragezo bikugose, nagira ngo nkubwize ukuri, cana umuriro. Haleluya. Enyegeza. Ikibazo si ukuri kurwanywa, ikibazo ahubwo wowe uri kubana n'Imana gute. Nishimye. Hanyuma uyu munsi Imana iraza gukora ikintu gitandukanye n'icyo abantu bari bazi. Haleluya. Bimwe bibwiraga ko ari byo bigiye kubaho. Maze iminsi ndi gufashwa n'ijambo rivuga ngo byabindi abantu bazi ko atari ibyacu nibyo byacu. Yego. Byabindi babona ko bitagukwiriye nibyo bigukwiriye. Haleluya. Agaciro no kugumaho Imana iri ni udashaka kuvogerwa, ni udashaka kusuzugurwa, ni udashaka kwari biza bigukorakora nibiza bigutanya kugira ngo baratwaryamana n'ibiki no kubaha Imana iri kabisa gitinya. Hanyuma mubyeyi na Kristo gwembaraga. Hanyuma byiza cyane. Hanyuma inama cyangwa se icyo wabwira abantu bango gusenga biravuna ni iki wababwira ngwiki? Imana harahanije ije kuduhereza nk'umutabazi. Yego. Ije kuduhereza ubutabazi. Hanyuma twagira tubwira abantu babakutse imitima we gukurika imitima ko Imana ije gutabara abantu bayo. Hanyuma uko abantu bajya vango umuntu gusenga biravuna ngo ni umutwaro uremere wowe ntago bikuri. Ukagira intambwe imutera ukagira ibyo uvamo Imana iguhereza imbaraga. Yego. Rero ngo bisaba kuvuga ngo gusenga nta kintu kibishoboza umuntu no guhora ari mu bihe by'amasengesho wateye intambwe ukazaho Imana iri ikaguha imbaraga. Tubaha ikaze mwese mukurikiye Iramiro TV na Negebu TV. Amahoro y'Imana abane namwe aho muhereye ku mpera zose zitandukanye. Niba iwanyu ari mu gitondo gira igitondo cyiza, hanyuma niba ari nijoro gira ijoro ryiza. Tubifurije impagarike mu bugingo bwanyu, Imana ibiteho kandi ibagirire neza. Mwe mutari mufite amahoro mu mutima Imana ibahe, mwamurwaje Imana ibakirizaho murwaje. Hanyuma mwebwe mwapfushije nyine bibaho, habaho ibyiza n'ibibi, Imana ibakomereze imitima. Hanyuma rero turabasohoje. Rero ni Iramiro TV na Negebu TV. Muratubona ko twaje twabwiye ko tuzajya tugifata igihe tukabazana abatumirwa batandukanye baje bazanye iby'Imana yabatumye cyangwa se bafite bapfunyitse Imana ibyo bapfunyitse iby'Imana bapfunyikiye babizaniye bakurikirana Negebu TV ndetse n'Iramiro TV. Hanyuma turabasuje rero. Reka tubanze twakire uyu mwana w'Imana, ndaza kumubaza niba umwana w'Imana cyangwa ari muri bari umukozi w'Imana. Hanyuma turagusuje. Murakoze. Yego. Yesu nashimwe. Amen. Amahoro y'Imana nabane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana igumugisha. Hanyuma tutaragera kure reka tubanze tugusabe usenge kugira ngo iki kiganiro kize kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Uteka Mana yacu uri Imana ikomeye, uri Imana idahinduka, uri inshuti yacu bwite. Tugushimiye akanya nk'aka ngaka uduhaye ko kuvuga ku ijambo ryawe. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza wakoze ku buzima bwacu, yaba ari twe n'abadukurikiye, izina ryawe nirihimbazwe. Tugiye kuvuga ku ijambo ryawe, turasenze ngo Imana Data n'Umwana n'Umwuka yawe bimanukire kubana natwe. Imbaraga z'umwijima zihunga, imbaraga z'abademoni zishye, gukora kw'ijoro ariko kuganza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti wabambwe rimwe gusa twe tukabamburwa. Turakwinginze kugira ngo imbaraga zawe ziganze muri iki kiganiro, ibitavuga Imana bihunge mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga z'umwijima zishye mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo birere bine by'isi tubifashe mpiri, duhamagayemo imbaraga z'Imana ngo ziganze mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane mwana w'Imana, n'umwana kubaza ngo ndaza kubaza kuri umukozi w'Imana cyangwa umwana w'Imana. Nisengesho isengera rigagaje kuri umwana w'Imana. Hanyuma umuntu tugiye kubana ni muntu kibanza bibwira abantu badukurikiye ku Iramiro TV na Negebu TV. Banze wivuge abantu bamenye uwo ari we tugiye kubana. Murakoze. Yego. Amazina nitwa Mahoro Ivona. Yego. Ndi umubyeyi. Yego. Ndi umukristo. Yego.
iby'Imana ishoboje ndabikora yego ariko ndi umwana w'Imana kweri amen Amen. hanyuma uvuze ko uri umubyeyi ufite abana bangahe abana batatu umuntu arakora akabona ukiri inkumi nibwo kugira ngo abantu bataza kwibeshya kubera turi umuntu uko tubonye akatajya oya ni umubyeyi afite abana batatu kandi yavuze ko ari umukirisitu akijijwe akiri mu gakiza hanyuma mubyeyi kuje kuri Negebu TV Niramiro TV ni iki Imana igutumye banze duvunguro gatoyo tubwire ni iki uje kubwira abantu badukurikiye icyo nje kubwira abantu nje kubabwira yuko nubwo bikomeye nubwo hari ahantu turi hari Imana ije kudukura ahantu twari twicaye cyangwa se ahantu twari turi kabiri nubwo turi mu bihe bigoye turi mu bihe by'intambara nyinshi Imana hari ahantu ije kuduhereza nk'umutabazi yego yego ije kuduhereza ubutabazi hanyuma twagira tubwira abantu babakutse imitima ngo gukurika imitima ko Imana ije gutabara abantu bayo hanyuma uko abantu bajya bavuga ngo umuntu gusenga biravuna ngo ni umutwaro uremereye wowe ntabwo bikuremerera gusenga ntabwo ari umutwaro ahubwo ni igisubizo yego wowe bishoboza iki na Kristo duha imbaraga na Kristo guha imbaraga hanyuma byiza cyane hanyuma inama cyangwa se icyo wabwira abantu bavuga ngo gusenga biravuna ni iki wababwira ngo iki wabaga ko bishobozwa ni iki icyo nabwira abantu badukurikiye bavuga ko gusenga bivuna nababwira yuko gusenga utera intambwe imwe ukagira intambwe imwe utera ukagira ibyo uvamo Imana iguhereza imbaraga yego bivuga ngo bisaba kuvuga ngo gusenga nta kintu kibishoboza umuntu ni uguhora ari mu bihe by'amasengesho wateye intambwe ukaza aho Imana iri ikaguha imbaraga bivuga ngo kuba aho Imana iri egare kugira imbaraga hanyuma uvuze ikintu cyiza kuko turi kubona abantu b'iyi minsi turi kubona umuntu ngo yanywe inzoga ngo yari umukirisitu ngo yari umuhanuzi ngo arabivangavanga ngo biriya bintu biterwa n'iki ikintu kibitera baba bavuye mu bwiza bw'Imana baba bavuye navuga ngo mu murima w'Imana bakitandukanya n'Imana kuko iyo uri mu murima w'Imana cyangwa se bugufi bw'Imana hari nk'imbaraga igenda iguhereza kugira ngo ubashe kunesha bya bintu cyangwa se nkavuga ngo niba umuntu arinzwe iyo bwa burinzi bwavuyeho buri muntu wese baramuvogera buri kintu cyose kimugeraho ushobora agaciro ni ukugumaho Imana iri niba udashaka kuvogerwa niba udashaka gusuzugurwa niba udashaka ko ari biza bigukorakora n'ibiza bigutangira kugira ngo baratwaryamana n'ibiki no kubaho Imana iri kabisa igitinya hanyuma mubyeyi uko ndi kukureba ndabona waje upfunyitse nyamara ndabona waje upfunyitse ndikubona ndi kugutindira noneho reka tudatinze kuko abantu bafite amatsiko kuri Negebu TV Niramiro TV ni benshi bari kuvuga ati uyu mubyeyi yaje adupfunyikiye ki ko tubonaje nk'ufite impamba nyinshi kandi turabona urugendo yakoze ntabwo yarukorera ubusa ahubwo yaje afite impamba Imana yamudutumyeho hanyuma reka tuguha akanya dusomere cyangwa se utubwire icyo Imana yagutumye kutubwira kuri Niramiro TV na Negebu TV murakoze kadusome ijambo ry'Imana riri hano mu byakozwe n'intumwa ibice 28 turahera ku murongo wa 6 haravuze ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye barahindura bati ni Imana yego amen twakire neza ijambo ry'Imana ijambo ratubwiye ngo babandi bamaze umwanya kandi munini babitegereje babona ntacyo abaye barahindura bavuga ngo niki ni Imana aleluya iki cyari igihe gikomeye cyari igihe Pawulo ngo ubwo yaramaze kwambuka ageze hakurya ngo yaje afite imbeho aleluya ngo bene igihugu bamucanira umuriro ariko bacanye umuriro ngo bamutega n'igikururuka
Imana nishimwe. Haleluya. Bishatswe ko abantu bose mugendana mu rugendo suko muba muri ku mugambo umwe. Haleluya. Ariko nubwo tutari mu mugambo umwe hari Imana itureberera imbere yacu. Hari Imana irebeje hazaza hawe. Imana nishimwe. Imana nitugirire neza. Ngo babandi bategereje yuko ari bubyimbe. Bivuze ngo bari bazi ibintu bakoze. Yego. Buriya bari bazi icyo bakoze ngo tuko biri kose twakoze ibya mbere biranga, ariko ibingibi byo tuzanye turabizi neza ko nta hantu ari bubicikire. Imana nishimwe. Muribuka ko mu gihe cya mbere ngo Pawulo ngo bandi bagenzi be barambutse ngo bamusiga hakurya. Imana nishimwe. Wamusize hakurya ngo Imana mbese yambukira kutubaho ngo kandi nubwo yambukiye kutubaho yabatanze kugera hakurya. Imana nishimwe. Bishatswa ngo uw'Imana itindije igimutegera. Haleluya. Imana ikora ikintu gitandukanye n'icy'abantu bakoze. Yego. Byashoboka ko iyaza kwambukira ku maflash akambika mu bundi buryo bari kuvuga bakavuga ati nibyo twamuhaye nibyo byamwambukije. Imana nishimwe. Hanyuma uyu munsi Imana iraza gukora ikintu gitandukanye n'icy'abantu bari bazi. Haleluya. Bimwe bibwiraga ko ari byo bigiye kubaho. Maze iminsi ndi gufashwa n'ijambo rivuga ngo byabindi abantu bazi ko atari ibyacu nibyo byacu. Yego. Byabindi babona ko bitagukwiriye nibyo bigukwiriye. Haleluya. Imana nishimwe. Uyu rero ngo barangije ngo bamutega igikururuka ngo bamucanira umuriro n'imbeho yari afite. Yego. Ngo ikintu cya mbere yakoze ngo yarabanje ateranya umuganda wiwe. Imana nishimwe. Haleluya. Banza ushaka imbaraga mbere yo kurwana urugamba. Banza ugira ubushuti uwamatane n'Imana mbere yo kujya kuvuga ngo byagenze gutya. Haleluya. Ngateranya umuganda wiwe. Ngo muko guteranya umuganda w'inkwi nje maze iminsi numva guteranya umuganda w'inkwi mbese yasenze amasengesho ahwanye n'ibibazo afite. Yego. Urasabwa niba imbaraga zikurwanya wamaze kumenya uko zingana shaka imbaraga nyinshi kugira ngo Imana izi kurwanire ya ntambara uri mu Rwanda. Haleluya. Amen. Imana nishimwe. Izina ry'Imana niryamamare muri twebwe. Haleluya. Ngo arangije ngo ateranye umuganda w'inkwi. Amaze guteranya umuganda w'inkwi ngo afata cyagikururuka ngo cyari kiri ku gikonjo. Haleluya. Ngo arazunguza ngakunkumurira mu muriro. Imana nishimwe. Ngo bayibwiraga ko uko biri kose kitari bumusiga amahoro. Ikibazo urimo humura uzagisohokamo amahoro mu izina rya Yesu. We bana n'Imana gusa. Kora navuze ngo tugirane ubushuti n'Imana. Ikibazo urimo cyose uko cyaba kingana kose hungira kuwiteka. Kuko nabihuza na rajamba avuze ngo mbese gusenga ngo wakura he imbaraga zo gusenga hungira kuwiteka ibikurwanya byose uzabishaka ubibure. Ngo arangije ngo amaze gukunkumurira mu muriro nibwo babandi bari bamaze umwanya babitegereje bavuga se biri bugende gute, ese biraza kugenda gute, ese ko twamuroze uriya mwaka zawurenga, ese ko twamuzinze iriya nda turabizi zamuhitana. Amen. Bitewe n'ibyo bari barakoze n'ibyo bari bazi ngo bamara umwanya bajya hitegeye baramureba. Imana nishimwe. Umaze iminsi ubona abantu bakwitegeye ubona ibigeragezo bikugose nagira ngo nkubwize ukuri cana umuriro. Haleluya. Enyegeza. Ikibazo si ukuri kurwanywa, ikibazo ahubwo wowe uri kubana n'Imana gute. Haleluya. Amen. Ngo acana umuriro ngo arabanza ateranya iki umuganda w'inkwi. Arabanza ashaka imbaraga. Imana nishimwe. Arasenga yomatana n'Imana. Arabanza mbese yuzuza n'Imana. Ngo amaze kuyuzuza n'Imana Imana imuha amakuru. Mbibutse ko twasenze duhabwa amakuru. Iyo uri gusenga ubona amakuru. Haleluya. Amen. Nubwo urusaku rwaba rwinshi banza umenya amakuru y'ijuru. Bwese Mana nubwo ndi guca muri iki kigeragezo uri kumwe nanjye. Amen. Nubu uri kumwe n'Imana byose bizagenda neza. Ngo kuko Imana ari maze gukora igitangaza ngo barahindura amagambo aravuga ngo ni Imana. Imana nishimwe. Hari igihe akenshi iyo umuntu asenga umukristo arangwa nuko ageragezwa byageragezwa akarisohokamo amahoro. Yego. Akenshi dusanga abantu iyo uri umukristo ukarwanywa cyane
ukageragezwa cyane uravuga ngo uriya muntu ntabwo asenga Imana. Oya, ntabwo ari uko udasenga Imana. Haleluya. Wowe umaze iminsi ubwirwa ko udasenga Imana, ndagira ngo utangaze itangazo, bagiye guhindura amagambo bavuze. Amen. Haleluya. Amen. Bagiye guhindura amagambo bavuze kuko hari Imana ije gutanga ikinyuranyo, hari Imana ije gukuramo cya kibazo ikatanga igisubizo. Nigeze rimwe kuba ndi mu kigeragezo, abantu bavuga ngo hoya ntabwo uriya muntu asenga Imana. Impamvu aramutse asenga Imana yaba yaramukuye mwa kiriya kigeragezo. Ntabwo kubivuze ko ubusenga udahura n'ibigeragezo, ahubwo kuba usenga uhura na bya bigeragezo kandi ukabicamo amahoro, ukabitambukamo. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ryigeze ivuga ngo twebwe ikintu turusha abandi si uko tutageragezwa, si uko tudahura n'intambara, si uko tutangwa, si uko tutarwara. Yego, ntabwo ari uko ibyo ngibyo tudahura nabyo. Oya, twebwe tubitse ibintu byasezeranyijwe. Kweri. Amen. Amen. Twebwe dufite amakuru abisi batazi. Njya mbabazwa n'umuntu uva gusenga Imana ikamuha amakuru ikavuga ngo bigiye kugenda gutya, akaza kuvuga ngo byagenze gutya ngo Imana yambwiye. Oya, ntago ari byiza kubwira ko ubwira umuntu mutari kumwe ngo Imana yambwiye. Ririya nibanga ryawe ribike ku mutima wawe kugira ngo bizasohore, abantu bagira guterata batangare bahindura amagambo. Uyu Paulo yaza kubwira bari bamwitegeye akamubwira ati erega Imana iraza kubigenza gutya, ntago bari buhindura amagambo. Ravati n'ubundi yari yabitubwiye. Haleluya. Nkwifurije kujya ugira ibanga mu bintu byose uri kunyuramo ukabihereza Imana. Haleluya. Amen. Imana nishimwe. Amen. Hari irindi jambo ririmo rimfasha hano muri Nahumu. Katurisome naryo twumva uko rivuga mu izina rya Yesu. Amen. Riravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iki? Iby'amahoro. Ngo Yuda we, komeza ibirori byawe uhigure imihigo yawe, kuko umunyakibi yatsembweho atazongera kunyura iwawe ukundi mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Ngo dore mu mpinga z'imisozi. Amen. Umaze iminsi urira, umaze iminsi ubabajwe n'isi, umaze iminsi ubona Imana yaragutaye. Ijambo ravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Aha ntabwo turashyiramo Yuda, urishyiramo izina ryawe, uvuga ngo njyewe kanaka, njyewe Rozine, njyewe Nadina. Mbese higura imihigo yawe ngo kuko umunyakibi yatsembweho Imana nishimwe atazongera kunyura iwawe ukundi. Amen. Haleluya. Amen. Imana nishimwe. Amen. Tugiye gusenga, dusengana n'umuntu wari umaze iminsi abona Imana iri kure y'ubuzima bwe. Haleluya. Tugiye gusenga, dusengana n'umuntu wowe warurushye, wowe waruruhijwe n'isi na Satani akurwanya. Haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwa kikongera kigashibuka, kandi nyuma yo gushibuka mbese kizana amababi atandukanye n'ayambere. Imana nishimwe. Haracyariho ibyiringiro n'ubwo ubabaye ko hari umunezero ku buzima bwawe. Haracyariho ibyiringiro n'ubwo wabonaga uri ingumba ko hari ukubyara ku buzima bwawe. Imana nishimwe. Haracyariho ibyiringiro n'ubwo wabonaga ukennye ko hari ugukira ku buzima bwawe. Haracyariho ibyiringiro, mbese hariho ibyiringiro binyuranya ibyo ngibyo, ayo magambo wabonaga abaye urucanege ku buzima bwawe. Haracyariho ibyiringiro ko Imana yarema ubundi buzima ku buzima bwawe. Haleluya. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Ndabizi neza ko gusenga gukingura ijuru, gusenga kurabohora, gusenga kurafasha mu buzima bwa buri munsi. Turabahamya uko Imana yuyisenze igikunda. Uri data wa twese mwiza, uri Imana ikomeye, uri ibyiringiro by'abakumenye, uri inshuti itajya kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Uri umwami mwiza, uri Elohimu, uri inshuti yacu bwite, uri Zekide Monestance Ford Maisire Jesimora. Turagushimiye Kristo, tugushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise, dushimiye kubw'ubuhanuzi bwawe butambutse butubwira yuko hari amatangazo ugiye kumanura ku buzima bwacu. Izina
ryawe niryamamare ubwami bwawe nibuganze katika jina la Yesu ndasenze ngo iri jambo ryawe rigenda ribimizi ribi amashami rigenda rikure ryaguke mu bantu bari kumwe natwe muri aya masaha mu bantu badukurikiye Uwiteka Nyiringabo Imana ndasenze ngo iri jambo rye rigenda ribohore benshi bari baboshye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ezedeki de bonne stance for de maisire Jesimora ndasenze ngo iri jambo ryawe rigenda rikiza abarwayi bari barwaye mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo iri jambo rye rigenda rihembure benshi bari bacitse intege mu izina rya Yesu uri Uwiteka niryo zina ryawe uri Imana itabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba uri Imana ijya yitamurura wigeze witamura mu nkingi y'igicu ubwoko bwawe burambuka byari bikomeye wigeze wiyereka Uwiteka abigishwa bawe ubwo byari bimaze kubacanga wiyereka ubwoko bwawe burakubona niko nsengeye buri muntu wese uduteza amatwi kugira ngo imbaraga zawe zigende zihindura ibyanze guhinduka kugira ngo imbaraga zawe zigende zisenye ubwami bw'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo maboko yagira ibintu aremerera mu izina rya Yesu kugira ngo umunezero utaye mu badutegeza amatwi muri aya masaha urakoze kumvishe gusenga kandi hari byinshi uhinduye urakoze Kristo ko hari intambara urwaniriye abera bawe Ezeki demone stance for the maisire Jesimora urakoze ko hari imbaraga usenye hari ubwami urituye izina ryawe niryamamare heneta ya sire gome Jesimora urakoze ko hari imitwe ukijije izina ryawe niryamamare heraside bonne stance urakoze ko hari abuhaye kubyara abana bazima ni wamamare Yesu nuganze urakoze ko hari indwara ukijije Uwiteka Nyiringabo Imana tugushimiye ibyo ukoze ni wamamare bwami bwawe nibukomeze kuganza none iteka ryose mu izina rya Yesu amen. Hanyuma umuntu warukurikiye umubyeyi yaje kubabwira ngo nubwo hari byabacanye umuriro ari byabategeye hari igikururuka bari babateze mu muriro bivuga ngo mu bihe byo gusenga mu bihe by'abanyamasengesho mu bihe urimo mu rusengero urimo tuze kurangara uvuga ngo turi gusenga kuko hari ababi bashaka gutega igikururuka kandi aravuga ngo nyuma y'uko Imana igushyira igikururuka igiye kukohereza amaguru cyangwa se ibirenge byuzanye inkuru nziza ku buzima bwawe abanyarwanda muhigura imihigo kuko umyakibi akuweho mu izina rya Yesu. Hanyuma umuntu akeneye kukuvugisha yakubonera kuri nomero umuntu akeneye kumvugisha yambona kuri nimero ya 078 70 50 310 ngere subiremo 078 70 50 310. Hanyuma ni channel ye Ramiro TV Negebo TV utarakora subscribe ikore share like comment usangize n'abandi nakagaruka ibigano byacu. Shalom ciao.